neza twibutse uburyo tugaburira uburyo twambika uburyo turindiriye muri Kigali tukaba tubasha kurya tudahinga nta munsi y'urugo tugira ariko tukabona burakeye burije abana barariye ndetse tukanasigaza hari umuntu ari tukabona n'abana bakavuga bati turahaze turashigaje ndetse ko twiyongeye bati turahaze Imana rero ishimwe ibihere by'icyubahiro mumfashe tuhereze icyubahiro Imana ishimwe cyane cyo ndababwira Yosuwa na Kalebu bagize kwizera kubesha imbere yabo abantu bose bari bacitse intege abantu bose baravugaga ngo bagiye gushyiraho abandi bantu bisubirire muri Egiputa ubuyobozi bwa Mose barabwanga ariko Yosuwa na Kalebu abo bantu babiri bagira kwizera kubeshaho no mu ntambara no mu bibazo n'abantu bacitse intege bagira kwizera baravuga ngo twebweho iki gihugu twakinyuzemo tugitata dusanga ari igihugu cy'amata n'ubuki turabyemera amako twese ariko tubonye ibanga rizatugezayo niba Uwiteka atwishimira azaduha icyo gihugu tukibemo kandi tuzakibamo ari icy'amata n'ubuki bene icyo gihugu tuzabarya nk'umutsima niba gifite ikintu kibakikira kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu muri Imana amashyi abantu y'ubuzima reka dushimire Imana yabanye natwe dushimire Imana ikomeje kuturinda Imana ikomeje kutwimana Imana ikomeje kuturwanirira Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu twibutse uburyo igenda itugirira neza twibutse uburyo tugaburira uburyo twambika uburyo turindiriye muri Kigali tukaba tubasha kurya tudahinga nta munsi y'urugo tugira ariko tukabona burakeye burije abana barariye ndetse tukanasigaza hari umuntu ari tukabona n'abana bakavuga bati turahaze turashigaje ndetse ko twiyongeye bati turahaze Imana rero ishimwe ibihere by'icyubahiro mumfashe tuhereze icyubahiro Imana ishimwe cyane cyo Imana ishimwe reka twakira abacu bifuje gushima Imana niba hari uwateguye ishimwe atambuka ashima Imana amen yigire hafi ashimira Imana yuzuze ashimira Imana haleluya shimira Imana amen shimira Imana haleluya shimira Imana amen dusenga Imana turambuye amaboko tuyaramburira Imana Wewe
habone kugira neza kwawe. Urakoze Mana, turagushimiye kurabana natwe, wongeye gukomera mu mashyi. Nibarangiza kuririmba turakira korali Isezerano iduha indirimbo ebyiri, turabikora twihuse nabo kugira ngo baze kubona umwanya wo gutanga amaturo y'ishimwe. Yo
ufite iminsi yanjye yose ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka uwiteka ni umutima wanjye uzirata abanyamibabaro babyumve banezerwe ashimute iminsi yanjye yose ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka uwiteka ni umutima wanjye uzirata abanyamibabaro babyumve banezerwe
Amen.
byose mu izina rya Yesu Kristo byamaje neza yakoze. Amen. Urabizi hari ijambo rijya ribagirwa mwese mwaba munamaze kubimenyera. Ntabwo njya mbasha kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu ntabanjije kuvuga Yesu. Ndagira ngo rero mubanza mumwumve amashyi kuko niwe nyine. Igihe njya mbitekerezaho nicecekeye nituje bavuga ngo nk'iyo batabambwa bazuke tuba turi hehe. Ubwo rero murumva yuko nta torero ryari kugera hano i Gasave, nta niba turere tuba dukora, nta korali ziba zihari, ariko Yesu yarazutse. Ndetse ubutumwa bwiza bwageze mu Rwanda, ubutumwa buza gushorewe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ubutumwa itorero rya ADEPR tuvuga ntabwo ari ubutumwa bw'amagambo, ni ubutumwa bushorewe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ni nayo mpamvu n'ingaruka hano mu kwezi kwa Ntaramenya nta bindi tuzavuga akamaro k'Umwuka Wera mu itorero. Ubwo rero ngo bizirikane, nimubona nagarutse tuzavuga imbaraga z'iki z'Umwuka Wera mu itorero. Izi mbaraga rero zibeshejeho itorero, Imana ihabwa icyubahiro. Turi mu iteraniro ryiza gutya kubera ko hari abantu bitanze bakavuga ubutumwa bwiza. Twongere dushime Imana, tuyihe amashyi menshi. Abatarabashije kuboneka kuwa mbere twavuze kwizera kudatangirwa. Ubu ndajya mbivuga nongere mbibatureho. Imana ibahe kwizera kudatangirwa. Mbere yuko hari za bariyeri ziba zihari, ariko twamenye yuko dushobora no guca hejuru mu mategura ariko tukagera kuri Yesu. Kwa kabiri tuvuga kwizera kwishe. Ndibuka wa mugore w'umunyakananikazi wagize kwizera kwinshi kugeza bari bavuga ati n'imbwa iyo zageze ku meza utuvungukira ziratutora. Yesu ati kwizera. Kuwa gatatu tuvuga kwizera kutarimo gushidikanya. Ko kwizera kwagize umugore wari umaze imyaka 12 arwaye, arangije aravuga ngo nibura ku mwenda we gusa ndakira. Mbasabiye kwizera kutarimo gushidikanya. Imana ibahe umugisha. Kuwa kane tuvuga kwizera gutangaza Yesu. Kwizera kwagize umutware w'abasirikare wabwiye inshuti ze ndetse n'abatware b'Abayuda, arababwira ati umwami si ngombwa ko yirirwa aza, ahubwo tegeka gusa. Umwami Yesu yemeye kuza, arababwira ati si ngombwa ko yirirwa agera aha, ahubwo nategeke gusa biraba. Yesu ahita atangara. Mbasabiye kwizera gutangaza Yesu ugahita abikora. Haleluya. Wa gatanu twavuze kwizera kuzima. Kwizera kuzima ni ukwizera kumeze gute? Murabyibuka byo ngira ngo kwizera kuzima no kumeze gute? Kwizera wagiye iki imirimo. Twarabwiye wa mudamu wazutse azuwe na Petero yitwa nde? Tabita. Yazuwe n'iki? Imirimo. Yazuwe n'imirimo. Abapfakazi bazanye imyenda bararira bati ntabwo tumushyingura, yari umuntu mwiza kubera imirimo. Tunavuga Koroneliyo, ukuntu gusenga kwe n'ubuntu yagiraga byazamutse bikabona bibutse imbere y'Imana. Ni naho twakuye icyifuzo cyo gukora umurimo w'Imana, namaze no kubona byakoretse. Imana ihimbazwe cyane. Uyu munsi ubundi kuwa gatandatu w'icyumweru kirashize, yewe rero nitangirira ibyumweru kuwa mbere nkabona inyigisho nangiye kuyumva turangije. Ubu nibwo nkibyumva, none turarangije. Tugiye kwiga kwizera rero kubeshaho. Imana ibamere kwizera kubeshaho. Usome
8 nibo dusoma. Dusome n'uwa 39. Aravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye mwahageze, ariko umukiranutsi wanjye muvuge bikurikira azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye uzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite iki? Kwizera, kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Tuvuge amen. Sinzi niba mwese rero, niba nta muntu n'umwe tubeshyeye muri iri teraniro, niba mwese mwaba mufite kwizera, nta muntu n'umwe wumva azasubira inyuma. Twebwe dufite kwizera, ntabwo dufite gusubira inyuma. Niko namwe mwumva mumeze? Twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Mwaba ariko mumeze mwese mwicaye aha, cyangwa hari ababa barimo bateganya kuva no kuva mu rusengero? Hari umuntu twigeze guhugura iwacu, nayoboraga korali, noneho hari rero umwana yari yatunaniye, turamuhugura tuti nyabona bigenze gutya, bitwara gutya, ibi ntuzabisubire, ibi. Arangije atera agatoki ati perezi, tugiye murakomeza kumvuga gutyo ndagwa. Ndamubwira neza kugwa barabitegura, ngo nimutambwira ibindi ndagwa. Mbese turi kukubwira ibituma utagwa, none wowe ugiye kugwa. Kandi ibyo bintu yiyatuyeho byamubayeho, yaraguye kubera yanze kumva ibyo tuvuga. Aravuga ngo arashaka gukizwa gisitari, tukamubwira ngo ntibibaho. Gukizwa gisitari bibaho? Ntabwo bibaho, ahubwo dukizwa dukurikira umusaraba wa Yesu. Numva rero ndabibaturaho nkabasabira kudasubira inyuma. Haleluya. Muzasubira inyuma, yaba korale isezerano, mukomeze, Imana izabaha umugisha. Haleluya. Niba ndatekereza ukuntu muba mwageze aha ngaha, nibaza nkabona ari ibitangaza. Ndabona ari ibitangaza bikomeye, ariko Imana yabazanye izongere nabagarure. Imana ibaha umugisha korali, ibaha umugisha abakristo babatsinda, ibaha umugisha abakristo bagasave. Mwese uko muri aha ngaha, ntazagire n'umusore, ntazagire n'uva muri nibature. Mbasabiye n'umugisha wo gukunda nibature. Mwimana amashyi, mbasabiye n'umugisha. Namwe nimurebe, uyu ni umwaka w'ibihumbi 2020 na kangahe? 2024. Njyewe rero natangiye nibature kuri 95. Washize imyaka ingahe? 20. Sigiye kuba imyaka 30. Umushumba natubwiye imyaka 30 harya 40 korera Imana. Murabona yari yacika intege, ndifuza watangiye 52. Ubu murokore ayiwe, Imana tuhe icyubahiro. Haleluya. Ngo nimurimo mubyumva ko bishoboka, nta gusubira inyuma. Birashoboka. Niba umuntu agira imyaka 50 agisenga, nanjye ntabwo nzasubira. Ni imvi zizabo yenze tugikora niba turi, ntabwo tuzasubira inyuma. Ngiye none se ninabivuga nibyo uzabivugira. Na Bibiliya yavuze ngo ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Urumva ko gusubira inyuma ni ukugera gute? Ni ukurimbuka, ahubwo gukomeza niko kujya mu ijuru. Ntihazagire n'umusubira inyuma muri mwebwe bibatuyeho, ntihazagire ucika intege, nibanagutuka, nibanakugwanya, nunahura n'ibigeragezo, uzatembane n'ibigeragezo n'amarira uza mu rusengero.
niba navuga ngo uriya muntu ngo ni umugome bakanaguhimbira ibidosiye, uzazana ibyo bidosiye byose pfukame hano ubizane imbere y'Imana. Ntuzacika intege, basaba imbaraga z'Umwuka Wera. Isi ni kubabaza, nuhura n'ingorane, nuhura n'ibigeragezo, ibyo bigeragezo uzabyikorere ubizane imbere ya Yesu. Hari umunsi uzazurira utamuseka, kubera ko hano hari Imana y'amasezerano, hari Imana isetsa. Ntabwo mvuze babivuga, hano hari Imana isetsa, kandi ntabwo ari amagambo yaradusekeje, twarasetse na n'ubu turacyaseka. Icyubahiro n'amashyi Imana irasetsa. Nabivuze numva ndanezerewe cyane. Nubwo wazuzanya amarira, hari umunsi uzatahana ibyishimo. Abantu benshi baje gusenga bababaye, ariko Imana ibamara umubabaro. Ntabwo basenga abantu baba bamaze gutabarwa gusa, ahubwo n'abafite indwara baraza bagataha bakize. Numvise za kanseri zakiriye haka, Imana yakishije. Numvise abana bahavukiye, Imana ishimwe cyane. Ibi rero ngiye kubibabwira, babwire kwizera kubeshaho. Bibiliya yavuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Uvuga kwizera kubeshaho, ni ukwizera kubigenza, ni ukwizera ukoresha watura. Ngiye kubabwira ikintu kimwe gusa cyitwa kwatura neza. Kwatura neza. Ntazagire umuntu wibeshya ngo watura ibintu bibi. Ntuziyatureho ibintu bibi, ntuzavuga ngo wavukiye ahantu habi uzahindure heza. N'ababyeyi bawe babi ntuzavuga ngo ni babi, uzajya ukomeza uvuga ngo ni beza. N'abarumuna bawe, bashiki bawe bari abakugora, n'abana bo mukorana, n'abakozi ukoresha, jya watura ko ari mwiza. N'abana bawe jya watura ko ari beza, n'abanyabwenge. Ibyo bintu mwatura bizabaho. Muranyumvise aho ngaho? Kwizera kubeshaho guturuka mu kwatura neza. Ngo kuva hehe? Ndababwira rero abantu babiri gusa, hanyuma duhite dusenga ko dufite n'imirimo myinshi tugiye gukora, ndetse tunasengere n'abana, tunatange n'amaturo. Ndababwira Yosuwa na Kalebu bagize kwizera kubeshaho. Imbere yabo abantu bose bari bacitse intege, abantu bose baravugaga ngo bagiye gushyiraho abandi bantu bisubirire muri Egiputa. Ubuyobozi bwa Mose barabwanga, ariko Yosuwa na Kalebu, abo bantu babiri bagira kwizera kubeshaho no mu ntambara no mu bibazo. N'abantu bacitse intege bagira kwizera, baravuga ngo twebweho iki gihugu twakinyuzemo tugitata, dusanga ari igihugu cy'amata n'ubuki, turabyemera amahoro twese, ariko tubonye ibanga rizatugezayo. Niba Uwiteka atwishimira, azaduha icyo gihugu tukibemo, kandi tuzakibamo ari icy'amata n'ubuki. Bene icyo gihugu tuzabarya nk'umutsima. Niba gifite ikintu kibakikira, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Muri Imana amashyi abantu y'ubuzima baba batuye nk'ubuzima. Babwira amakuru ashimishije, kanganzirebe mu maso. Kiriya gihugu cya Kanani, abantu bakigezemo muza bari bibangaye mu bantu babwiwe kiriya gihugu ari bakuru. Ni Yosuwa na Kalebu bonyine gusa bageze, nibo bonyine. Abandi bagezeyo ni abana batoya bavukiye mu nzira. Ababwiwe igihugu bose basubiye inyuma, bari gukorwa mu butayu, ariko Yosuwa kuko yatuye ko azagerayo. Haleluya! Kalebu watuye ko azagerayo, niwe wageze. Abavuze ngo natuzanira n'ikingo gufi n'aha bose barapfuye. Ngo Mose ngo dukurira n'ikingo muri Egiputa ko arimo twariraga, barapfuye. Ariko Yosuwa avuze ko azajyayo. Nanjye ngiye kwatura rero, nanjye nzaca mu ijuru, nzagira iherezo ryiza. Haleluya! Ntabwo nzanyongera imbaraga. Nigira ubwoba nzasenga Imana imara ubwoba. Nibura byike nzazana amaguru. Nibura imodoka nzatega moto. Nibura moto nzabwira Daniel azantwara. Daniel niyanga nzabwira Bofisi. Bofisi niyanga nzabwira Fisto. Fisto niyanga nzabwira Reveriyani.
abo bose nibanga nzabwira madamu amerekeze, nawe niyanga nzabwira umwana wanjye amerekeze, nawe niyanga akizana. Mugomba kwatura neza, mukamenya ngo muzagerayo, mukamenya ngo ntakizabasubiza inyuma, nubwo amazi yahinduriza nubwo isi yahinduka, ariko tuzagerayo. Haleluya. Kandi ikindi namenye mu ijuru ntawe uzagerayo undi, ahubwo ndazigirayo. Umuntu azagera ate? Azigirayo. Noneho n'imirimo yanjye ntuzahemberwa, cyangwa imirimo yanjye ntuzahemberwa, ntawuhemberwa iyawe. Ni nayo mpamvu umuntu akora ijuru bakora ku giti cye kugira ngo amakamba azarange. Basabe rero kudacika intege, baravuga ngo tuzajyayo, tugereyo, tuzakibamo. Mose yari ahanura, Mose yari yajyanye hasi yanambariye yabuze kuvuga neza. Burya iyo tubone bavuga neza tugira imbaraga. Mose abona ubuhanuzi buraza aravuga ngo ni ukuri, igihugu mwagezemo, igihugu mwakandagiye muzakigeraho. Haleluya. Icyo cyatumye Kalebu agenda akibagirana, Yosuwa akaba umuyobozi. Kalebu arangije aragenda aramwibutsa, aramubwira ati ntabwo uzi icyo Uwiteka atuvuzeho, njyewe nawe turi Kadeshi y'i Baruneya, Imana igakoresha umugaragu wayo Mose akavuga ngo igihugu tuzakibamo, akanavuga isambu nzabamo, kiravuga uzumatiye ubutaka mbere twarahageze. Haleluya. Ashimira Imana yuko n'amasezerano y'Imana yatuvuzeho iyo twakomeje urugendo ntituyibagirwe, nubwo hari abatwibagirwa tuzabibutsa iby'Imana yavuze. Nagira ngo mbabwire ngo kwizera kubeshaho guturuka mu kwatura neza. Mwiyatureho neza, muvuge ko ibintu bishoboka, muvuge ko mutsinze, muvuge ko muzajya mu ijuru, muvuge ko mutazarwara biriya binuze byaje. Cyane rero ikivuga cyitwa ndera mapoko maripako anene bidona ngo mapax urumva muzashobora kukivuga ubwo cyabonanye kukivuga. Rero Imana ikibakize mu izina, kandi ikivane no mu Rwanda, ikivane Gisenyi, ikivane mu ntara zose, ikivane Huye, ikivane Kigali, ikivane mu bitaro. Kandi abaganga bapfa, ijuru ribarinde, turindire abarimu, turindire abayobozi mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kwizera kubeshaho. Kwizera kubeshaho rero gutandukanye no kwizera kurimo ibyorezo, kurimo indwara, ahubwo Imana ibakize. Ikindi, kwizera ko uzabaho ugakingira umwana wawe. Ntabwo uzabwira umwana wawe azishyingirwa, nta bushobozi bwo kuzabona, Imana izamushyingira. Umuntu abyumva, uzanamushyingira neza n'umwana w'umwami, afite n'inkwano, afite byose. Umva, na pare ahari, na marene, n'abasaza bahari. Ibyo kuvuga ngo imfubyi bizavaho, hanyuma Imana izana umuryango. Nubura bazasanga umukobwa wawe uzanyibwirira, ikiriwe nzesaba Karekezi hano mubwire ni umuhungu mugiye gusabira umuhungu wawe, bite mvuga umuhungu wanjye, kubera yuko wowe wamumaye bite bihindura, bite mvuga ngo umuhungu wacu yakoze umukobwa wanyu, kandi nawe ubise uwabo, ahubwo ni kubera itorero. Ubu rero muri iri teraniro nababonye Imana ibashyingirira abana. Imana ikorere kuko abana banyu bige neza, batuyeho kwizera kubeshaho. Haleluya. Ese mwareka tukabyatura natwe mukazanavuga ko muzagira iherezo ryiza, na korali muzayivamo, mwature no kugumamo. Haleluya. No kuwa mbere muzagaruka muri nibatu, ejo muzasenga ku cyumweru, batuyemo imbaraga zikomeza. Haleluya. Mwakuke tubisengere hanyuma dukora indi mirimo. Kwizera kubeshaho guturuka mu kwatura neza. Mwature neza, ibintu byose wumva ukeneye ubyature. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kwizera kubeshaho, kwizera kubeshaho. Uko turagukeneye muri iki gitondo, turagukeneye hano muri aya masaha, turagukeneye nonaha
bw'aba bana muri Imana amashyi menshi. Bari mu mugongo ntabwo mufite mu ntoki abatabasha kwigeza hamwe abazanye. Turasenga muhagaze mwivuga, turasenga mwese muhagaze. N'ubutekereje wumva yuko yabyara ugahita ubitekereza noneho, ngwino nawe uri hano. Haleluya. Uzagaruka hano uzi nyina uwo yabyaye. Ibintu byose biva mu kwizera. Nibyo. Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Abasore bo ntababyara ko n'abagabo. Muhaguruke dusenge Imana. Abasore bo ntababyara. Muhaguruke dusenge Imana. Ijuru rigiye kurema ubu none kandi byose bishobokera abandi. Bishobokera abizeye. Mwige icyo mukora gusa muzamure ikiganza cy'iburyo ubundi dusenge. Mana Data wa twese, izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bibiliya itubwira ngo abana tukavuga utuzina umugisha ijana. Turagushimira aba bana bavutse uyu munsi bazirikanye baza gusenga baza kukunyara. Uyu munsi bazirikanye baza mu itorero baraza kugira ngo basabe umugisha. None babigisha bikomeye cyane kuko abakiranutsi bazabishobora kwizera. Ari ukwizera twari gusobanukirwe, ukwizera kugendana no gukora, ukwizera kugendana no kubaha Imana. Ni nayo mpamvu bivuze mu bukiranutsi. Ndasenze rero kugira ngo Mana aba bana uzabarinde, aba bana uzabaha umugisha, aba bana basenge batsinde, aba bana uzabarinde Rwanda, aba bana uzabahe umugisha mu miryango bavukamo, aba bana nabasengeye kugira ngo uzabarinde kurogwa, uzabarinde impanuka, uzabarinde kurangara, aho uzabarinde gukorera abakiri batoya kuko Samweli yagukoreye akajya yamara efodi akiri umwana. Aba bana turabaguhaye bazagukorera akiri batoya. Aba bana ababyeyi bafite mu ntoki, abana bari mu mugongo, ababyeyi bazindukanye kugira ngo babazane gusenga nabo bagire imigisha mu nzu yawe bakuweho. Turabasengeye aba bana uzabarinde kurwara, abana uzabarinde kuzimana, uzabarinde amagambo y'abarozi, uzabarinde ibiterwa bya nijoro. Aba bana bazakure babwiza ubwenge n'igihagararo n'imbaraga. Ndasengera Mwami aba babyeyi batwite bafite abana mu nda bazabyare abana bazima, abana buzuye kandi barebe Uwiteka azahagarare. Hano hari abizeye yuko hari abazabyara bategereje urubyaro, hari abategereje imyaka ibaye 11, hari abategereje imyaka ibaye 20, hari abategereje imyaka ibaye 8, abategereje imyaka ibaye 5. Hari abose ndabasengeye Mana mwisaha dusenze igisengesho cyo mu gitondo uciye ijuru rikore hano hazaboneka impundu z'uko wakoze amasengesho y'igitondo. Urakoze Mana dukura imyuka mibi mu nzira, ibitego batayibone tunami bitesheje agaciro. Twagiye kwizera kubeshaho, kukabeshaho umugabo n'umugore bakabyara, kwizera kukabeshaho kukarema abana b'abakobwa n'abahungu, kwizera kukarema igitangaza hano muri iyi nzu. Amashimwe akazaba menshi tuvuga mu Uwiteka yarabikoze, izina rye rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu tugukomeye amashyi tubikoze izina rikomeye rya Yesu Kristo umwami wacu. Twese tubwire amen. Amen. Mujye kwicara Imana ibagirire neza. Kamuyobozi azakomeze utange amaturo ugazogaruka dusenga Imana. Ariko mujye mugenda muvuga haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari ngombwa gutugusa mu nzu y'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Twihuse kuba umurimo w'Imana dutange icya cumi ndetse n'amaturo. Abataha reka tubanze dukora umurimo.
iracyahari korali niba turi mwihute cyane nta korasi turi buze gukoresha bashyire n'iturisho bihuse kugira ngo dukore uwo murimo mwiza w'Imana ntabwo natwe turi bujye kure turaba turi hafi ya korali Imana ishimwe masengesho nasenga Imana bagabo make urakoze data wera wo mu ijuru tugirira neza bukira bwacya kandi ukaduhaza ubwiza bwawe tugeze mu kanya keza ko gutanga amaturo n'icyacumi ndetse n'ituro ryo gushyigikira umurimo wawe turakwinginze data wera wo mu ijuru ababikora babikunze ntibuzagore kandi abatabashije gukora none niwo utanga uburyo n'ejo bundi n'ikindi tutari waza gutwara itorero mu murimo wawe uracyamwohereza ngoro utanga uburyo twese tujye tubasha gukora uko bwije n'uko bukeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amina.
dutera haleluya twumva amena uko zingana. Haleluya! Imana irakoze. Turebe uko twitanga twari twavuze yuko uyu munsi Imana ni nziza igira neza yatugiriye neza kandi yacyakomeje iradushoboje kandi ntuzadushoboza ni nziza yangiriye neza mutima wanjye imbaze Mana nziza yangiriye neza mutima wanjye imbaze Mana nziza yampaye amahoro mutima wanjye imbaze Mana nziza yangiriye neza mutima wanjye imbaze Mana turagushimira Uwiteka Mana nyinga urenyeza kugira neza uri Imana iduhaye kubaho uri Imana iduha kuramuka uri Imana iduhaye amagara mazima n'ibyo kurya n'ibyo kwambara naho kuba turabigushimiye Mana kandi n'abatabifite uri Imana yiteguye kubibaha uri Imana idahimbarira ngo dukore tubashe kugira icyo twimarira tukimarire n'abandi uri Imana ikibazo umurimo wayo turagushimira aho ugejeje gukora Mana mu bugingo bwacu mu mibereho yacu kandi mukiza mwiza turagushimira kino gitondo ngo tugavuga ijambo ryiza ritubwira kwizera kubeshaho kandi turiho ku bwawe Mana kandi tuzaba kuko nawe uriho tuzashobora kuko nawe ushoboye ni wowe twizeye ntabwo twizeye ububasha bwacu n'imbaraga zacu ahubwo ni wowe twizeye ni wowe duhanze amaso wakuze kugira ngo tugaragaze kumva ubutumwa bwiza kandi nohera umugisha kuko yabonetse imbere yawe wakuze umukozi wose ubagirira ijambo kandi umaze usiga amavuta abashe ku murimo wamuhamagariye wakuze ku baririmbyi bahiga ibara ry'umwuka bitunezeza bikatwibutsa Imana isetsa Imana inezeza abantu bayo Imana twabonye Imana tuvuga kandi tukivuga Imana y'ingabo tanga imbaraga tanga umunezero tanga ubwuzu mu mitima turushaho gukorera kandi wagure n'imbago kandi wagure n'imifuka utanga n'ubushobozi ariko twitwa bizagenda bitari kuri Imana isi n'ibiyuzuye n'ibyawe tanga umugisha gira igifumatisha umugabo wawe gira igifumatisha umugaragu wawe uyu mugambi twafashe tubashe kuzawushyitsa tuvuge ngo Uwiteka ni mwiza yadukoreye byiza cyakora n'ibindi reka ubuntu bw'umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana ruvutwa n'umwuka wera bikomeze bidushorere bibane natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Dahana amahoro y'Umwami Yesu amen.